amazina nitwa Gakumba Timoni Auguste, Nzaramba Gabriel, mama yitwa Mukamusoni Generosa. Navukiye rero Gishita, ubu ni umurenge wa Gishita, karere ka Karongi, Burengerazuba, ntara y'Iburengerazuba. Yewe navutse nta amaso yanjye atareba, ntabwo nigeze ndeba kuva navuka. Navutse mfite ibibazo bikomeye n'umuryango ufite ibibazo. Umwaka navutsemo mu mudugudu w'iwacu hari ikibazo, umuryango hari ikibazo, kuko nigeye nyine bari babonye mu muryango ndi yaravutse ntareba, ariko no ku musozi w'iwacu twari dutuyeho nta wundi muntu utareba wahabaga. Urumva byari ikibazo gikomeye, kandi nubwo byari bimeze gutyo, ikibazo cyari gikomeye cyane nuko nubwo amaso atarebaga ariko yarandyaga cyane. Iyo mpamvu rero ituma ababyeyi bahangayika cyane, barahangayika ku buryo mama atigeze ajya ku kiriri. Umwe ababyeyi babyara bakajya ku kiriri, hanyuma gasurwa karuhuka, ariko ibyo mama ntiyabyigeze. Makuru nagiye menya nuko bazaga kumusura bagasanga arimo azenguruka hanze, kubera ko amaso yanjye yandyaga cyane bigatuma adashobora kwicara. Nkomeza kugira ibyo bibazo. Urumva hamwe n'uburyo mvutsemo nuko bareba amaso yanjye ameze, mbese bajyaga guhuruza, uhageze akajya guhuruza abandi akavuga ngo muze murebe ikintu cyavutse kwa Nzaramba. Yabwiye ko papa yitwaga Nzaramba Gabriel. Ubwo rero bazaga ari uko bavuga, bibitera agahinda umuryango, mbega bawushyira mu bibazo. Inshuro ya kabiri yatumye bijya mu bibazo kuva navuka kugeza nkuze, nanjye ntangiye kumenya ubwenge, nasanze amaso atampaye agahenge, mpora ndibuka. Urumva rero nta mutekano wabaga uri mu rugo. Mura gutyo bigezaho bona rwose ababyeyi basa n'aba mu myaka 8, nangeze mu myaka 8 nari maze kumenya ubwenge, ariko ubona ababyeyi basa n'abarushye n'abananiwe. Kandi uko nkura ndibwa, ariko ni nako nkubagana mu buzima busanzwe, nkubagana nk'abandi, kumanywa kubagana, ariko ninjoro nkaribwa cyane. Hanyuma nagiye mbona muri ibyo byose Imana yagiye yerekana ko ariyo muremyi wacu, agenda dutabara, agenda dukoresha. Murabizi hari uburyo igitabara abantu bayo yiba n'ibintu bibakomereye, kandi burya kuko Imana ari data wa twese, ntabwo itabara abitwa abakristo gusa, itabara we yaremye bose. Icyo narakimenye cyane, kuko uko yaremye umuntu sinzi ukuntu nabivuga, ariko mu ijambo ry'Imana hari mu ijambo rikomeye mu Baroma ibice 12, mu Baroma ibice bibiri umurongo wa 14, Abaroma ibice 2 umurongo wa 14. Nibyo bitwere, ni ijambo ryafashije rinyereka ko n'abapagane, n'abitwa abapagane, ukurikije uko yabaremye na kode yabashyizemo, umutima yabashyizemo, aho ihurira nabo, aho ivuganira nabo, ubundi Imana ivugana natwe cyane cyane, ikavugana n'ubugingo bw'imbere. Soma Abaroma igice cya 2 umurongo wa 14, urabibona ko
nta Imana itarobanura abantu ku butoni. turasomye handitse ngo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Komeza. Bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahanywa n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura, kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Amen. Urumvira ijambo rirerekana ko n'abapagane badafite amategeko iyo bakoze iby'amategeko abuza cyangwa se ategeka, Imana ubwabo baba bihindukiye amategeko kuko bigahamwa n'umutima uhana Imana yashyize mu muntu wese. Kuvuga ko umuntu wese yaba umupagane yaba umukristo afite umutima uhana uba muri we, umutima nama bose barawugira. Kandi Imana ngo nijya guca urubanza, nijya guca amateka, ntabwo izahera ku byo abantu bareba, ahubwo izahera kuri uyu mutima nama yashyize mu muntu. Iyi ni nka kode Imana yashyize mu muntu nk'uko ihuriramo nawe. Iyo umuntu akoze icyaha, uyu mutima niwe ubanza kumubwiriza. Yashyizemo umubwiriza wa mbere mu muntu wese harimo umubwiriza. Ni nako rero igitabara abantu. Muri 1963 murabona iki gihugu cyagiye kigira ibibazo by'intambara, ubwicanyi by'amoko, kandi bikaza mu gihe bikaza bimwe byari ugutegura jenoside, kuyigerageza ibindi. Ariko nkanjye mu gihe ngezemo yizi inkurikizi zabambe ingaruka zayo nagiye zinyuramo mu buzima bwanjye nubwo nari meze gutyo. Ko muri 1963 habaye ubwicanyi mu gihugu iwacu, birakabya cyane aho twari dutuye Gishyita. Batangira gutwika amazu, turahunga twese tujya mu bihuru. Hanyuma igihe twabaga turi mu bihuru twamazeho iminsi igeze kuri 4, twumva rero babishyizeho, baravuga ngo ihumure ryabonetse, ariko dusanga inzu z'iwacu zarahiye bazishenye, hasigara akazu gatoya ko kwa nyogokuru. Abandi ba papa baraba ku matongo ku bantu bari bazitwitse, natwe turagenda tujya muri ako kazu kari kasigaye. Abahungu 4 na nyogokuru twese turara aho ngaho, twananiwe, twarushye, tumaze iminsi tudasinzira. Ngo wasinzira uri mu gihuru, ivuri kunyagira. Hanyuma nijoro n'ubundi nayo baraza bahegereye dusinzire, barayitwika irashya, iragurumana, karishakaje umukenke. Ariko kuko jyewe nari mfite iki gishakwe cyo kudasinzira, nari ngejeje iyo myaka 8 n'ubundi ndasinzira nta gihinduka. Baravuje biranga, nkomeza kuribwa, kandi uko nakuraga niko n'amaso yakuraga aba manini. Bikarushaho rero gukomeza kugira uburibwe, singira igihe cy'ibitotsi, ndicara, abandi basinziriye bashyizweyo, ngenda byuka ndicara. Ibyo kwicara biranga, ntangira kugenda mu nzu, numva umuriro wansatiriye, menya ko inzu yahiye. Mpera kuri nyogokuru ndamubyutsa n'abakuru banjye, hari bakuru banjye 2 na murumuna wanjye umwe wakurikiraga, ndababyutsa. Kandi nababyutsaga bitoroshye kuko bari mu bitotsi byinshi. Iyo
bakanguraga bakangukaga babwira nawe bati waturetse tukisinzirira, ariko yakubura amaso yareba hejuru agasanga umuriro wamugeze hejuru. Turasohoka twese tugira umugisha, tugera hanze twese, inzu ibona gucika, igisenge kigwamo imbere, turagenda turihisha, twavugije induru birumvikana, ariko dutekereza ko abayitwitse bashobora no kutugirira nabi. Turagenda twihisha mu rutoki, ariko aho abantu bahururiye batabariye baraza baradushaka baratubura. Natwe twanga kugira icyo tuvuga, ariko twumvise mu ijwi rya papa nawe yahageze, turasohoka bose baratubona. Batubonye, icyo papa yihutiye kubaza yarabaje ati mwavuyemo muti, ninde wabakanguye? Hanyuma nyogokuru aravuga ati nta wundi muntu wari uri maso, Gakumba niwe wari maso, niwe watubyukije twese atubwira ngo inzu yahiye, ati tugeze hanze twese inzu iracika. Papa avuga ikiniga avuga ngo nukuri menye ko akamuga karuta agaturo. Iryo ni ijambo ry'Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo uwamugaye aruta uwapfuye. Bamara iminsi rwose mbona batekereza Imana ko hari icyo itagikorera guhomba, nanjye mfite umumaro. Icyo kiratambuka, komeza kuba muri ubwo buzima bw'imibabaro, kuribwa, umutekano muke mu muryango. Bigejeje muri 68 papa arazinduka, dushyira urugo, waduha imirimo, atangira kutubwira ati mujye gukora. Abwira bakuru wanjye ati muze tujye gusoroma ikawa, abandi nibajye kubagara ibishyimbo, Gakumba nawe najye kurinda inyoni. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Kandi koko burya niko byanditswe. Niko byanditswe, nibwire kuri iryo jambo riri mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 3, atari urwa Tito, ariko naho aya magambo aranditse. Abakera nabo bajyaga basoma, nuko udakora ntakarye. None nagenda nawe gihe hariya nyuma y'inzu akomeza ajugunya ibinonko mu rutoki, agurutse inyoni zo kubona imyaka. Ndagenda njyayo, mpagara mu bishyimbo by'imishingiriro byari bihari. Imishingiriro murayumva, bya bishyimbo birandaranda bizamuka, kabishingira ibiti, mpagararamo. Ibyo byari haruguru mbihagararamo, kandi ibyo byari ibyanjye n'igihe wari warabyiharitse. Mbihagararamo, ndakomeza njya mfata ibinonko ngajugunya mu rutoki, ariko bigejeje mu masaa 4 njya kwishakira indimu, ndakomeza ntonora indimu, ndangaye cyane. Ngo barampamagaye ati ndashaka, abahinzi bari hirya barampamagara batese ko inyoni zamaze imyaka urabisobanura ute? Nunama vuba n'imbaraga nyinshi n'igihunga, kuko numvaga ndi buhanwe. Nunamye sanga hari igiti kigufiya kiri munsi y'ibindi kitareshya n'ibindi, gihita nunamye n'imbaraga nyinshi, gihita kinjira mu jisho, kinjiramo imbere kinjira kirakomeretsa. Ngwana nacyo ngo gikuremo kirananira, kuko cyari cyashimangiye cyane. Hanyuma aho ngikuriyemo gikurikirwa n'amaraso. Nta nubwo nigeze numva umubabaro kinjiramo, nasaga n'uwatewe ikinya, ariko aho ngikuriyemo numvise amaraso nibwo natatse. Abari hirya barabyumva, nsubira mu rugo, mama na mushiki wanjye barahurura baza kureba uko ibimbayeho, bagira ngo ni inzoka indiye, ariko basanga ni amaraso arimo ava menshi ku buryo byari biteye ubwoba. Byabateye ubwoba ku buryo babonye ko nta buzima bundi busigaye. Mama yaravugaga ati byanga bikunda, wagiye kera ko busa none urapfuye, nta kindi gisigaye.
twabonaga uko amaraso amanuka, nta no kuyahagarika, nta no kunyihutana kwa muganga, amaraso arava ageze aho yihagarika, arongera hakurikiraho amazi nayo arameneka menshi, nayo kugeza aho ashizemo, kugeza aho njya nkuramo inyama zimeze nk'udupapuro byageze igiti cyagiye gishishura, hasigara umwobo munini. Bituma rero ndibwa noneho bikabije, ngira kuribwa gukabije cyane ku buryo ntabwo nashoboraga kwiyumanganya, ntabwo nashoboraga kwihanga, navuzaga induru ku manywa na nijoro, nuko byahoraga. Ndangize ibyumweru 2 ari uko bimeze, kandi sinajyaga hanze kuko ntabwo iryo jisho ryari ripfutse, habaga hari umwobo munini ngira ngo isazi tinjira mu mutwe. Aho ubona ingohi, nta n'ingohi zari zikigaragara, zose zari zararigise kuko wari umwobo gusa. Ndaribwa bikabije, ariko mu byumweru 2 namaze ntabwo nigeze sinzira n'umunota n'umwe mu ijoro cyangwa ku manywa, nta gahenge nigeze ngira. Ariko icyantangaje, mu mutima wanjye hazamutse mu isengesho, muri iyo nduru navuzaga, muri ubwo buribwe n'umubabaro, hazamutse mu isengesho rivuye ku ndiba y'umutima, uvuga ngo Mana ishobora byose, nunkiza ubu buribwe ukankiza uyu mubabaro, nzagukorera, uzanjyana aho ushaka nzajyayo. Nibyo nahoraga mvuga, kandi naricwa n'igiti, narigeze ahantu habi nsigara, kubera ko abana bantinyaga, ko amaso yari manini cyane, abana bakantinya. Nari ngeze ahantu habi nsigara nuko Imana, ariko iyi Mana irakomeye, kandi ni Imana igira imbabazi, ntabwo yita kuri ibyo. Mwanditsi umwe yaravuze ngo Imana ntireba ibyo umuntu akora, ahubwo ireba impamvu ituma bikora. Nanjye rero yabonaga ko mbivugishwa n'umubabaro, kuko nabonaga abana sohoka, abana bakirukanka bataraturya, bakagwirirana b'abanyeshuri, nanjye nkagaruka nkicara mu nzu n'agahinda kenshi, kavuga ngo Mana uri ingome, wandemye nk'igisimba undekera mu nzu. Ariko uwo mubabaro ugeze mu mutima wanjye, ibyo kwituka byarasibanganye, noneho hazamukamo iryo sengesho, Mana ishobora byose, nunkiza uburibwe ukankiza uyu mubabaro, nzagukorera, uzanjyana aho ushaka nzajyayo. Ni isengesho ry'umuhigo, kandi koko ndabivuga kugeza ibyumweru 2 bishize, ntawari unyitaye. Wabonaga ntawe unyitaye, ko ntawanjyanye kwa muganga, twari duturanye n'ibitaro, rwari urugendo rw'isaha n'igice kugera kuri ibyo bitaro n'amaguru. Ibitaro bya Mugonero byari ibitaro bikomeye cyane, bifite abaganga bakomeye ariko bihenda. Ababyeyi rero kuko bari abakene, izo ntambara zose zari zarabasize mu bukene, nta nk'abari bakigira, byose bese byararangiye. Ndibuka ko inka ya nyuma y'iwacu bayihaye umuntu wari uje kubabwira ngo imodoka ije kubatwara i Nyamata, atari ko aho bajyana ni mu rwobo rwa Bayanga. Ati niba hari inka ufite uyimpe, ndagenda mbabwire ko imodoka iparitse hariya haruguru, ndagenda mbabwire ko abantu bose barangiye. Inka ya nyuma niko icyo gihe yari papa yayitangiye. Bari mu bukene bukabije. Nuko icyumweru cya 3 gitangiye, muri uwo mubabaro mwinshi, Imana igira neza, impa ibitotsi, ndasinzira. Nicyo kintu nari nkumbuye gusinzira. Ndasinzira, abantu bose banjya kure, urumva n'ubundi ndaryamaga jyenyine, ntabwo bari kuryamana n'umuntu uvuze induru, nta mwanya, nta wanyegeraga muri uwo mubabaro, nta wanyegeraga. Barandeka ndasinzira, banga ntihagira unyeganyeza na gato. Bambwira ko nasinziriye amasaha 18,
sinzira saa 12 ijoro riracya ntangira undi munsi bajya impaka bankangura saa 6 z'undi munsi amasaha 18 neza nkangutse ndicara ndahaguruka ndagenda ko bisanzwe numva nta musonga n'umukirimo ariko hari cyari cyakozwe wa mwobo wari waravuye mu bya bindi byose igiti cyari ryajisho igiti cyari cyarishemo byari ryatangiye umwobo wari watangiye gusisibirana kongera gusubirana ingohi zari zitangiye kongera kugaragara ibyo byakorwaga mu buryo imitsi yahererekanyaga kugira ngo umwobo usibangane ni ukuvuga ko ryarindi ry'ibumoso ritari ryishwemo n'igiti ryo ryagendaga rimanuka riba rito noneho wa mwobo nawe ukagenda usisibirana kuvuga ngo ibyari muri rya jisho rinini byagiye bigaruka muri wa mwobo uko ugenda umwobo ijisho rizamukamo ryongera risubirana wa mwobo usubirana ryarindi ry'ibumoso ritishwemo n'igiti niryo ryaramanukaga riba ritoya imitsi ikagaburirana birangira amaso yose abaye matoya. Ibyo rero ni igitangaza Imana ikora, garagaza gukora kwayo n'imbaraga zayo, kuko iyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yabwiye Abisirayeli ngo izabakuzayo amaboko akomeye mu Egiputa, ntabwo bigeze babona amaboko y'Imana arambuye mu kirere ngo ibakure, ahubwo yabakuje yabwiraga Farawo ngo barekure, yakwanga kubarekura ikabwira Mose ibyo akora, ikamubwira ngo tunga inkoni hejuru hamanuka umukungugu, wa mukungugu ukavamo inda zigatera mu gihugu. Ayo burya ni amaboko akomeye y'Imana. Ubundi yakongera kwinangira akavuga ngo ikabateza ibibugu, ikabateza urubura, ikabateza umwijima. Ibyo byose bigaragaza ububasha bwayo, ikoresha ibyo ishaka. Nge rero kubagaye amaso yanjye ibyari byarananiye abantu, yakoresheje igiti cy'umushingiriro kandi irayatunganya. Nubwo atarebye, ariko imisonga yose nari maranye imyaka 13, ni koko nababaye imyaka, narababaye iminsi igeze ibyo byumweru 2 byose, umubabaro wikuba 7, ariko birarangira nta musonga nongeye kumvamo. Imana ishimwe. Imana ni umuremyi, ikwiye guhimbazwa. Ibyo ukora byose no mu mubabarira haba, kandi kiza nuko ikwiyerekera no mu mubabaro. Ibyo birangiye rero natangiye gushyira ubwenge ku gihe, numva pe, noneho numva mbaye umuntu, nta buribwe bukimbamo, numva ntangiye gutekereza nk'abantu bazima. Ndatekereza ariko undi mama bakomeza kumbwira amakuru ko atigeze ajya ku kiriri yambyaye, nta bigeze bavuza impundu, ahubwo bose bahuruza ngo nibaze barebe ikintu cyavuze Rwanzara. None nkaba numvise nongeye kuba umuntu muzima, umutekano mu rugo uragarutse, urabonetse. Nzakorera iki mama waba wahuye n'ibyo bibazo byose? Numva ntekereje ikintu gikomeye namukorera. Namubwira ni mama ateka ahinguye, yarushye, kaza agashakira abantu ibyo kurya. Nanjye kambabaza kuko ataruhutse, ariko uyu munsi ndavuga ngiye kujya nteka, batekere, nibava guhinga basange nahije. Kandi icyo cyifuzo cyanjye nyibwira mama, ndamubwira ni mama, namenye ikintu ngiye gukora kugira ngo ngushimishe. Ngiye kujya nteka, muzajya muhinga, ntabwo uzongera guteka uhinguye, muzajya musanga nahije. Ati ntabwo uzashobora. Nzabishobora. Umunsi umwe ndamubwira nsigire ibyo muri guteka, nsigira ibishyimbo, nsigira imyumbati, bagenda bakora imyumbati barayisigira, n'ibishya ugerekeho. Ndabikora basanga nabirangije. Ntangira ubwo
ariko muri ibyo burya Imana ibirimo yigisha umuntu uko azabaho n'ubuzima bwe buri imbere. Ntangira ubwo ndabikora ibyo bateguye byose bakabinsigira, nanjye nkabikora, byaba ari n'ibishyimbo bitonora ubwo ibishyimbo byeze nkabitonora ukabirandura bakabinsigira, byaba bike nkajya kurandura ibindi. Mbese ubuzima bwose mbubamo, menya kujonjora ikawa, ubundi bakazinsigira zanitse nkazirinda. Ntangira gucukura igisoro, icyo biti cy'ubuguzo mu muharuro, gereka mwawe nkiga kubuguza, nari kubuguza cyane. Kandi ibyo byose bifite icyo byanyigishije, ko igisoro cyanyigishije kubara ku buryo namenye kubara neza ibyo kuca imivuno, guteba, kurasa, kugira gute, niga kubara ku buryo bakuru banjye bo bagiye mu ishuri, ariko baza bavuye mu mwaka wa 2 wa 3 ngatangira kubara ibyo bigisha amara. Urumva Imana ifite ubwenge buhambaye. Nuko mba muri ubwo buzima, ariko ntangira no nibaza uko ejo zabaho, mbese ibitekerezo byanjye biba bizima. Nibaza ko ntazasabiriza nzajya nkora. Muri 69 natangiye kujya gusohoka hanze mu tubari two mu makaritsiye, nkagenda ngasangaho ibisoro biri nkabuguza, abantu bakishimira kubuguza nanjye ngo barebe ko mbuguza, nkabaganza bakiyamira batoya aratubeshya agakumba arareba uriya dutsinze ate, buri wese akumva afite amatsiko yo kubuguza nanjye. Kandi aho batangira kungirira icyizere, batangira kumpa amafaranga, byari binkomereye kwambara, byari bingoye kugenda, kubera ko iwacu babaga ari ibintu harabujyaho amabuye menshi na sitara urwara rukavamo. Ariko kuva muri 69 natangiye kwiyambika, natangiye kubona amafaranga. Nacuruzaga, nagenda nkabagurira ikawa, nagura ibikombe 100 bakampa amafaranga 100, nageza ku 1000 bakampa amafaranga 1000, igikombe kimwe cyari ifaranga. Ntangira kwidodeshereza amakabutura za Mercedes, ntangira kwigurira inkweto bitaga zari plastique zifite utwenge hejuru, abafite uko bazita ngo ni mikarabandi. Ntangira kwambara inkweto ubwo muri 69 nziguriye, ntangira kwambara ikabutura nidodeshereje, ntangira kumenya ubwenge bwo kujya mu masoko nkajya kwitoraniriza imyenda. Mbese Imana igenda inkuza impa ubwenge, kuko nayibwiraga Imana ndashaka kubaho, kandi ndashaka kubaho ndasabiriza, ndashaka kubaho nk'uko abandi babaho. Ndakora neza, kuva uwo mwaka ntabwo nongeye kuba ikibazo mu muryango. Ntawongeye guhangayikishwa no kungurira imyenda, ntawongeye guhangayikishwa nuko natangiye kubaho muri ubwo buzima, ku buryo byagutangaza. Nkubwiye ko kubera utwo turimo twose narinzi, nigeze gukorera umwarimu witwa Isabinosa, nigeze kumubera umuboyi muri 75. Ubuzima burahenda, ubuzima bujyana umuntu aho bushaka. Namukoreye icyo gihe mpemba 350, ariko nkagira imirimo ikomeye nari bukore, nko kujya kwasi mu ishyamba, nkajyana n'umuntu tukagurayo igiti, nkajyana n'umuntu akajya kucyasa akayikorera, tukajya mu isoko guhaha, twambukaga Ikivu, nkabihaha akaza yikoreye, hanyuma nanjye ukwezi kwashira nkamuhemba 150, ugasigara na 200. Ubuzima muri ubwo buzima burakomeza kugeza ubwo muri 76 niho natangiye cyane kumva ubutumwa bwiza. Ariko ndinangira, numva bari baradutoje ko guhindura idini ari gukora sakirirego, nuko nkabyumva gutyo, nkumva ndashaka guhindura idini.
ariko ngakunda abarokora aho basengera. Muri 79 rero nibwo yangendereye ninjiye mu cyumba cy'amasengesho cyari hafi y'iwacu aho twari dutuye, barandarika ninjiramo, bari barabanje kongeraho ubucuti abana bo muri urwo rugo, ndagenda ariko kubera imbaraga nahumvaga gusenga, kuvuga mu ndimi, mbese n'ubuhanuzi, na uwo munsi ntinya kwinjira muri icyo cyumba, nicara hanze, baraza baranginga ngo ninjire, ndanga, bohereza uza kunyigishiriza hanze, ndataha. Ntashye ku cyumweru, hari icyo gihe hari kuwa kabiri, ku cyumweru ndimo ngenda mu nzira mfite igicuma cy'inzoga, bampaye igicuma ngo njye gusengera, kubasengerera inzoga mu kabari, numva ijwi Mwuka Wera atangira kunyibutsa amagambo yose numvise y'Imana, atangira kunyumvisha ko ndi umunyabyaha, anyemeza ko ndi umunyabyaha, numva mfite isoni zo gutwara inzoga, numva mfite ubwoba bw'ibyaha. Ndagaruka ngeze mu rugo ntangira guhama, ndababwira nti rero ntabwo muzongera kuntuma inzoga, sinzongera gusengera inzoga, sinzongera no kuyinywa. Kuva uwo munsi ntangira guhamya. Kuwa kabiri nijyana muri cya cyumba, subira muri cya cyumba cy'amasengesho, ndinjira noneho mbasaba kwicara imbere aho numva neza, barigisha bavuga ubutumwa bwiza, ndumva igihe cyo guhamagara bihana, turagenda turapfukama, pfukamana n'abandi, baradusengera, abandi barahaguruka, njye nsigara mfukamye. Barakaza bakanyongorera bati erega abandi bahagurutse, bakagera ngo sinabimenye, ariko numvaga muri nge hari kitaruzura, numvaga hari ikindi kitari cyakorwa. Ndababwira ngo nabimenye, ahubwo ndashaka kwatura ngipfukamye hano, ndatura ibyaha, kandi nari mbifite n'ukuri, nubwo ntigeze ndeba, ariko nari mfite ibyaha. Muri uko gucuruza aya makawa naribaga rwose, nafatiragaho, iyo twaguraga n'abasaza nabaraga imibare, nkabariganya mu mibare, nabambaza ibikombe 10, nkababwira ko ngize 8, mbese habagamo ibyaha, kandi nanywaga inzoga, itabi, byari ryaranyishe rwose. Arabwira kuri ko nakijijwe mfite imyaka 24, ariko itabi umuntu ashobora guturuka inyuma akumva itabi ryarahingutse mu bitugu. Urumva rero nari umunyabyaha ukabije. Imana ndatura ibintu byose, numva umutima wanjye ureze, nta kintu gisigayemo. Barongera baragaruka bwa kabiri, baransengera, barangije kunsengera, ndahaguruka numva naruhutse, ntangira urugendo ubwo, kandi ndashimira Imana ko ibyo nihanye icyo gihe ntongeye kubisubiramo. Buriya abantu b'Imana uyu munsi ntabwo nibaza ukuntu babaho, kuko usanga basirikira mu byaha. Icyo yihannye none ejo kumva yagisubiyemo, ejo mu kwezi gutaha kumva yagisubiyemo. Ntabwo ari ku bundi buzima bwa gikristo bwabayeho kuva ntangiye kumenya Imana. Muzasoma n'ibya Dawidi, buriya Dawidi yakoze icyaha cyo gusambanya, aranica, ariko ntabwo icyo cyaha yongeye kugisubiramo kuva Imana ikimubabariye. Ni ku buzima bubaho, Imana irakubabarira, ariko si ngombwa guhora mu cyaha. Hashobora kwaduka ikindi ukoze mu butamenya, nacyo ukakihana, ukagenda unesha, ukagira ubuzima bunesha. Ntabwo umukristo akwiye kuba ahora asubira mu byo yanesheje ngo byongere bimunesha. Ukurikije n'ijambo ry'Imana ko Petero arivuga mu bice 2, urwandiko rwe rwa 2 ibice 2, ntabwo dukwiye guhora dusubira inyuma mu byo twanesheje ngo byongere bitunesha. Reka dusome iri jambo, nubwo turi gutanga ubuhamya, ariko reka dusome iri jambo muri Petero wa 2, urwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 2, dusome duhere ku murongo wa 19. Urwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 2
igice cya 2 umurongo wa 19 haranditswe ngo babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranyirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Nicyo natekereje cyane, mbona ko ubuzima bwa gikristo niba wari mu byaha ukwiye kubivamo, ariko ntukwiye kongera kubisubiramo. Niko ko hari ibindi wasitaraho nyuma, ariko nabyo ukabyihana ukagenda unesha ibyo wavuyemo, ukagenda ubinesha. Imana ishimwe. Nicyo nshimira Imana, maze kwinjira muri iyi nzira y'agakiza. Urumva ndakijijwe, numva ndaruhutse, ibya kera birashira pe, numva nukuri ndahamya, karitsiye yose ntuyemo ndayamiriza, abo ntangirira kuzenguruka mubona ari naragiye ndiganya curuza izo kawa, nongera kubahamiriza mbasaba imbabazi. Ubuzima burakomeza, ariko ntangirana n'intambara zo ngo mpinduye idini.